Yesu nashimwe cyane kandi Yesu abishimire. Njye tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Sibomana Ernest, umugabo mfite umuryango. Imana ihabwe icyubahiro. Ndi hano ku bwanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tubanze dusenge Imana ubundi dutangire. Imana turagushimiye. Tugushimiye ko uri Imana y'amahoro kandi uri kumwe natwe Mana. Tuguhaye icyubahiro kuko ineza yawe ari nziza. Bana natwe mu ijambo ryawe kandi umwuka wawe w'ukuri ubane natwe, uduhishurire ibihishwe kandi turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo kongera guhura n'Imana y'i Beteli. Dusome ijambo ry'Imana, dusome igitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro, ibice 28. Turasoma umurongo w'10 tugere ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, amen. Turongera dusome n'ubundi igitabo cya mbere cya Mose, bice 35. Dusome umurongo wa mbere tuke kuwa 3. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Rasheli apfa amaze kubyara Benjamini. Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo, wubakire igicaniro Imana yakuboneye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo n'abo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanye nanjye mu nzira nagenzemo, amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ntego y'amagambo ivuga ngo kongera guhura n'Imana y'i Beteli. Harimo ijambo rivuga ngo kongera guhura, atari ubwa mbere, ari ubwa kabiri. Dusomye igitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro. Aya mateka ni ay'umugabo witwa Yakobo. Uyu Yakobo yakomokaga kwa Isaka. Isaka yakomokaga kwa Aburahamu. Aburahamu yakomokaga kwa Tera. Tera yakomokaga kwa Shemu. Shemu yakomokaga kwa Nowa. Imana ishimwe. Icyo ni cyo gisokuru, aho niho Yakobo yakomokaga. Nuko ngo Isaka na Rebeka ngo babyara abana babiri b'impanga, ariwe Yakobo na Esawu. Uyu Esawu niwe wari wavutse ari gakuru, ubwo niwe wari mukuru, niwe wari imfura. Gatoya yari Yakobo. Imana nihabwe icyubahiro. Nuko ngo babaho ngaho
ariko ngo imfura ya Isaka ikaba yari Esawu, akaba yari umuhigi, ariko Yakobo yabaga aho ngaho mu rugo. Imana niturengera. nuko baba aho ngaho. Isaka aza gusaza. Isaka amaze gusaza, turabanza tuvuge ku mateka aho gato. Isaka amaze gusaza ngo ari kureba ibirorirori atakibona neza, ashaje, ngo ahamagara umuhungu we ari we Esawu. Arangije kumuhamagara aramubwira ati urabona ko maze gusaza, ntabwo nkibona, ntabwo nzi igihe nzapfira, ariko genda ufate umuheto wawe ugende ujye guhiga, numara gufatisha umuhigo uzuntekera inyama ziryoshye, numara kuntekera inyama ziryoshye uzinzanire nzirye, nimara kuzirya nguheshe umugisha kuko ntazi igihe nzapfira. Nuko ngo abivuga, ariko umugore we Rebeka abita mu gutwi. Akimara kubita mu gutwi, nuko ngo Rebeka Isawu agisohoka agiye guhiga, Rebeka ngo ahamagara umuhungu we Yakobo kuko yamukundaga cyane. Aramubwira ati rero tega amatwi wowe Yakobo, Iso avuze ko agiye gupfa, agiye guhereza umugisha mukuru wawe Esawu. Genda ufate abana babiri b'ihene ubazane, tubabage, duteke inyama ziryoshye nk'izo umusaza ajya arya, niturangiza kuziteka uzijyane, aba ari wowe uhabwa umugisha. Imana idutabare. Kuriganywa n'uburiganya byamyeho kuva na kera. Nuko ngo barabifata barabikora, ngo ariko Yakobo agira ubwoba. Yakobo amaze kugira ubwoba aravuga ati ese aho umugisha ngiye gusaba ntiwazamviramo umuvumo bakamenya ko ntari Esawu? Nuko nyina aramubwira ati uwo muvumo uzambarweho nyewe, wowe kora ibyo nkubwiye. Nuko ngo bategura izo hene, abana b'ihene barababaga, bararya, ngo barategura. Bamaze gutegura, nuko nyina akora ibintu by'uburiganya bukomeye, ngo yambika umwambaro ngo mishya ya Esawu yambika Yakobo. Ngo arangije ngo afata imbu azishyira ku bikonjo by'amaboko ahantu hose, ngo kuko ngo Esawu yari afite ubwoya, yari cyoya, ariko ngo Yakobo yari umuremba, mbega umubiri we nta bwoya bwari bufite. Nuko ngo amwambika imyambaro ya Esawu, ngo arangije ku bikonjo hose ahari bumukore ahambika ngo urwo ruhu rw'ihene. Nuko bategura ibyo biryo, barangije gutegura ibyo biryo ngo babishyira Isaka. Ngo nuko ngo aramuhamagara ati data, nari nkuzaniye ibyo kurya, nari nkuzaniye umuhigo, none byuka ndakwinginze urye. Nuko ngo Isaka aramubwira ati mwana wanjye, niki kiguhesheje umuhigo uyu mwanya? Ngo Yakobo arakomeza aramubwira ati Imana impaye umugisha mbona umuhigo vuba, byuka urye kuko Imana yampaye umugisha nkawuba. Nuko aravuga ati egera hino numve. Nuko ngo aramwegera aramukorakura, ngo yumva ubwoya ari ubwa Esawu. Ariko aramubwira ati nubwo ndi kumva ari Esawu, ijwi ni irya Yakobo, ariko umuntu ndiko nkoraho ni Esawu. Imana idutabare, Imana iturengere. Nuko ngo Isaka ararya, amaze kurya ararangiza, akimara kurangiza kurya amuhesha umugisha wose. Nuko Yakobo abariganyije umugisha wa mukuru we Esawu. Uko niko amateka yagenze. Ngo nuko ngo Esawu akiva ku muhigo nawe arategura vuba n'ubwira bwinshi. Akimara gutegura yihuta cyane, ashyira se umuhigo, agishyikayo Ise aramubwira ati umugisha nawe utanze byarangiye. Kuko Yakobo abaye Yakobo koko,
kuko izina burya ni ryo muntu, ni umuriganya koko. Nuko ngo Esawu ararira cyane, aravuga ati data nta na muke koko wasigaje. Aramubwira ati wose nawutanze, wose nawutanze nta kindi. Arangije aramubwira ati ariko nugoma inkota yawe niyo izakubeshaho, Imana iturengere. Nuko ngo Esawu ararakara cyane, atekereza mu mutima we, aravuga ngo uko byagenda kose nibamara gushingura data, nanjye Yakobo nzamwica akurikire data. Nuko inzangano zagiye zizana cyane. Nuko ngo akimara kubitekereza no kubivuga Esawu, ngo nyina Rebeka bayabitaye mu gutwi. Nuko ngahamagara umugore we, ahamagara umuhungu we yakundaga ari we Yakobo, aramubwira ati dore Esawu mukuru wawe yamaze gufata umugambi wo kukwica iso akirangiza nawe gupfa. None rero aho kugira ngo mbashingure muri babiri, fata inzira uhunye uva ahangaha i Berisheba, ugende ujye i Harani, ujye kwa Labani kwa nyokorome. Namara gucuruka umujinya urangije, nzaguhamagara ugaruke, Imana nidutabara. Niho hano twasomye mu bice 28 ngo nuko ngo Yakobo ngo ava i Berisheba ngo agenda yerekeje Harani. Ariko Yakobo ahaguruka mu rugendo rurerure rufite imbaraga n'umubabaro mwinshi. Icyambere Yakobo yarataye umuryango. Icyakabiri Yakobo yarataye ibimutunga, afashe inzira agiye wenyine n'umubabaro. Nuko ngo aragenda n'uwo mubabaro wose, ngo agera ahantu, arangije kuhagera ngo araruha n'umubabaro mwinshi, ngo araharyama arasinze. Akimara kuharyama arasinzira, yisegura iki? Yisegurewe. Imana ishimwe. Haleluya. Turi ku ntego ivuga ngo kongera guhura n'Imana y'i Beteli. Ntabwo ari uguhura bwa mbere, ni ukongera guhura bwa kabiri. Nuko Yakobo ngo ageze aho hantu, ngo n'umubabaro mwinshi, ngo araharyama arasinzira, ngo yisegura ibuye. Kwisegura ibuye byari umubabaro ukomeye. Ngo akimara kwisegura ibuye, ngo arota ibyo mu ijuru. Imana ishimwe. Ngo akimara kurota, ngo arota urwego ngo rushinze ruva hasi rugashyika hejuru, ngo kandi hejuru yarwo ngo hari hahagaze Imana Data ishobora byose. Ngo nuko ngo hari hariho abamarayika ngo barimo bamanuka, abandi bazamuka. Byasobanuraga ngo abamarayika barimo bamanuka barimo bamanura ibisubizo, abazamuka barimo bazamura ibyifuzo. Imana nihabwa icyubahiro. Yakobo araryama arasinzira n'umubabaro mwinshi. Nuko ararota, ngo akimara kuvugana n'Imana, ngo nuko ngo aho hantu arahakunda, aravuga ngo erega aha hantu hateye ubwoba, ngo aha hantu ni irembo ry'ijuru, aha hantu ni ku nzu y'Imana. Nuko Imana ivugana nawe, iramubwira ati aha hantu urambitse umusaya uzahaba, ni igihugu nkuraze, uzahabana n'urubyaro rwawe rwose. Imana ivugana nawe aho hantu muri uwo mubabaro, ivugana nawe iramubwira ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, humura. Nuko Yakobo ngo ahiga umuhigo mu mutima we, aravuga ngo Mana numpa ibyo kurya muri uru rugendo, ukampa n'imyambaro, nkazagaruka nanjye aha hantu nzahubaka igicaniro. Imana ishimwe. Shuti mwene data, hari igihe izuba ryigeze rikurengana nk'uko ryarenganye Yakobo. Izuba ryigeze rikurengana ufite umubabaro ukomeye. Muri uwo mubabaro uvugana nayo. Mana ishimwe. Izuba ryigeze rikurengeraho nawe, rimaze kukurengeraho uvugana n'Imana ishobora byo, kuko wari ufite umubabaro ukomeye.
wumva ntaho ubutabazi bushobora kuva, nk'uko Yakobo yaryamye, akimara kuryama ngo afite umubabaro kuko izuba ryari rirenze. Manisha nshuti mwene data, izuba ryigeze rikurengeraho uvugana n'Imana. Imana ivugana nawe, irakubwira ati nzagutabara, nzakurengera, nzabana nawe, nubwo ubabaye nzakurengera. Imana ivugana nawe mu gihe izuba ryigeze rikurengeraho. Imana ishimwe. Yakobo ngo akimara kuvugana n'Imana aho hantu ngo ahashyira ikimenyetso, arangije kuhashyira ikimenyetso ahita Beteli, ngo mbere hitwaga Luzi, ngo nuko ngo ahita Beteli. Beteli bisobanura ngo irembo ry'Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Yakobo akomeza urugendo, ngo akomeza urugendo. Uzakomeza muri ibi bice, uhereye kuri ibi bice 28 by'igitabo cya mbere cya Mose cy'itangiriro, ugakomeza. Ngo akomeza urugendo, aragenda ngo agera ahantu mu gihugu aho ngo asanga baragiye intama. Ngo nuko ngo ashyitse muri icyo gihugu aho baragiye intama, arababaza ati mbese ntabwo mwamenya ko Labani ahariho ubyarwa na Nahori? Nuko baramubwira ati nyamara umukobwa we witwa Rasheli arimo aramanuka, araje, mutegereze hano kuko dutegereje ko twuhira imikumbi yacu, kandi ntidushobora kuyuhira twenyine, tuyuhira ari uko twese tumaze kuba benshi, tugakura igitare ku iriba maze tukazuhira intama zacu, imikumbi yacu. Nuko ngo Rasheli ahageze barahoberana, ngo bakimara guhoberana ngo aramusoma, barishimana. Nuko ngo arabafasha bakuraho igitare, buhira imikumbi yabo. Ngo bakimara kuhira imikumbi yabo, ngo nuko barangije barataha. Nuko bajya guhamagara Labani, ari we nyirarume wa Yakobo. Labani ngo azamwakira neza. Nuko barabana, atangira ngo kumuragirira intama. Nuko ngo atangiye kumuragirira intama, nuko ngo bigeze aho Labani aramubaza ati mbese nzaguhemba iki? Yakobo aravuga ati nta kindi, ni muzampembe uyu mukobwa Rasheli kuko nabonye ari mwiza. Rasheli. Nuko Yakobo akimara kubibwira Labani, Labani nawe aravuga ati nta kibazo gihari, nari no kuzamuha undi, ariko wowe uri uwo mu bacu nta kibazo, ariko Rasheli ugomba kumutendera imyaka ingahe? Imyaka 7. Nuko ngo Yakobo arakora ngo iyo myaka 7 ayirangiza mu gihe gito. Akimara kuyirangiza mu gihe gito, nuko ngo ayirangije yose, ngo bagiye kumushyingira, ngo bamushyingira mukuru wa Rasheli witwa Leya. Nukuvuga ngo aba bakobwa babiri, Bibiliya ivuga ko Rasheli yari mwiza hose mu maso uko yari ari kose, ariko Bibiliya ikongera kuvuga ko Rasheli Leya atari mwiza, ngo atarebaga mu maso ye ntihari heza. Nuko ngo aragiye, ngo bagiye kumuhereza Yakobo amaze iyo myaka 7, ngo bamushyingira Leya. Nuko ngo bamaze kumumushyingira icyo gihe baramuzanaga, mukaryamana utaramubona, bugacya mu gitondo ariho umureba. Nkuko kera natwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kera mu myaka yashize myinshi, bajyaga batwara umugeni mu ngobyi utarigeze umubona, nuko bakamugushyingira ukamubona byabaye. Nuko ngo baramumuzanira Leya, bamaze kumumuzanira ngo bararyamana, bucye mu gitondo ngo arebye ngo asanga ni Leya. Nuko ngo arababara cyane, atonganya Labani, aramubwira ati wangize ute? Niki cyatumye undiganya ko natendeye Rasheli ukaba wambaye Leya? Niki cyabiteye? Nuko Labani aramubwira ati mu muco w'iwacu ntabwo tujya dushyingira umukuru, ntabwo tujya dushyingira umuto umukuru agihari. Ati noneho rero banza urangize iminsi 7,
nurangiza kurangiza iminsi 7 wongere utendere indi myaka 7 tugushyingire Rasha. Imana dutabara. Urumva Yakobo atangiye kuriganywa nkuko yariganyije. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo akebo kagiwa mugarura. Batangira kumuriganya, nuko ngo arongera atendera indi myaka 7 ubwibaye 14, nuko ngo nayo arayikora arayirangiza, nuko atunga Leya na Rasha. Leya bamuha indongoranyo ya Zirupa, nuko Rasheli nawe bamuha indongoranyo ya Biruha. Nuko ngo ariko ngo aza kunyungwa kaza, ngo anyungwa kaza cyane Leya, akundwa kaza cyane Rasheli. Ngo Imana ibyitegereje, ngo ifungura indi byara ya Leya, arabyara, ariko ngo iziba indi byara Rasheli abanza kubura umwana. Nuko ngo Leya arabyara umwana wa mbere amwita Rubeni, abyara umwana wa kabiri amwita Simiyoni, abyara umwana wa gatatu amwita Lewi. Nuko arakomeza arabyara, ngo nuko Rasheli agira umubabaro ukomeye. Ngo Rasheli amaze kugira umubabaro ukomeye, aravuga ati hoya ndakwinginze rero ndi gushaka umwana. Nuko ngo akongeza uburakari bwa Yakobo. Ngo Yakobo aramubaza ati mbese ndi mu cyimbo cy'Imana ngo nguhe urubyaro ko warubuze? Imana nibishaka izamuguha tuzi. Nuko ngo Rasheli arakomeza, arangije ngo abwira Yakobo, aramubwira ati nyaboneka dore bampaye uyu muja Biruha h'indongoranyo, nyaboneka mugire inshoreke umubyareho umwana, basi azamvukire ku bibero byibuze nitwe ko nabyara. Nuko Yakobo arongora Biruha abamugize inshoreke, nuko amubyaraho nawe abana. Nuko nyuma Leya nawe ibyara riza guhagarara, nawe ngo atakambira nawe Yakobo, nawe aryamana na Zirupa w'indongoranyo bari bamuhaye, nawe abishorekeye. Nukuvuga ngo Yakobo yagize abagore 4, yagize Leya na Rasheli na Zirupa na Biruha. Abo bagore 4 ababyaraho abana 13. Abo 13 hakavamo imiryango 12 ya Isiraheli. Hakaba harimo umukobwa utajya uvugwa muri Bibiliya witwaga Dina, ariko aranditse muri Bibiliya, ariko ntavugwaho cyane, ariko kubera ko kera bandikaga abagabo gusa, ntabwo bandikaga igitsina gore. Nuko rero nuko ngo Yakobo aza gukomokwaho na ya miryango 12 ya Isiraheli. Imana ishimwe. Nuko ngo arakomeza arabyara, akimara kubyara ngo barabana, iyo myaka 14 irangiye. Nuko ngo aza kongera aramukorera, akimara kumukorera Yakobo aramubwira ati rero nkeneye kuzajya umpemba kugira ngo nzabone icyo igitunga umuryango wanjye. Nuko baravugana, nuko barangije kuvugana, nuko Yakobo aramubwira ati rero njewe hari ubufindo ndi bukore, noneho zizabyara ubugondo n'ibihuga zizaba ari izanjye. Nuko ngo barangije kubivugana na Yakobo, ngo Imana ihumugisha Yakobo, ngo ubwoko bavuganye nimba ari ubugondo, ngo intama zose zikabyara ubugondo. Nuko bavugana ubundi bwoko ngo zibihuga, ngo nazo zose zikabyara ibihuga. Nuko Yakobo agira umugisha ukomeye, ngo abona umutungo w'amatungo menshi. Nuko arangije kubona umutungo w'amatungo menshi, ngo yicaye umunsi umwe, ngo abona abana ba Labani batari kumureba neza. Imana dutabara. Ngo akimara kubona abana ba Labani batari kumureba neza, ngo baravuga ngo ubutunzi bwose ngo abukuye kuri data. Nuko batangira kumureba ijisho ribi. Nuko ngo arangije ngo ahamagara Rasheli na Leya n'abana be bose, arababwira ati murabizi
maranye imyaka 20, ati natendeye wowe imyaka 7 Leya, ntendera nawe Rasheli indi myaka ingahe 7 ba 14, none nabanye na so mukorera indi myaka 6, ibaye imyaka 20 ndi kumwe na Labani. None rero ngiye guhaguruka ngende mve muri iki gihugu, kuko Imana yamaze kumbwira ngo mpaguruke mve muri iki gihugu. Imana ishimwe. Nuko ngo kandi ngo yari yaramuriganyije inshuro 10. Imana dutabara. Nuko arangije ngo ahagurukana nabo bose ngo bagenda, ariko batabwiye nde, batabwira ba. Nuko ngo barahaguruka baragenda, ariko haza kuba ikosa rikomeye. Nuko ngo Rasheli ngo bagiye guhaguruka bagende, ngo aragenda yiba imana z'ibigirwamana za se, ngo arazihisha. Arangije arahaguruka baragenda. Ngo baragenda ngo barangije kugenda bagera ahantu bita Igeriyadi, ngo bahabamba amahema. Barangije kuhabamba amahema ngo babamo. Nuko Labani aza kumenya ko Yakobo yacikanye n'umugore we n'abana be, yacikanye abana be ari we Rasheli na Leya, arangije n'imitungo byose ko yagiye atamusezera. Labani ararakara cyane, arebye n'imana ziwe asanga bazijyanye. Nuko ngo akurikira Yakobo afite umujinya n'uburakari bwinshi. Akimara gukurikira Yakobo, ngo ageze mu nzira, akigera mu nzira ngo araryama. Akimara kuryama, Imana iramubwira ati nubwo ukurikiye umwana wanjye Yakobo, ndakwihanangirije ntihagire ijambo ribi, yaba igikorwa cyaba ikindi, ntumubwire nabi, ntugire icyo umutwara. Nuko ngo amugezeho ngo aramubwira ati wowe Yakobo, ugize amahirwe akomeye, ufite Imana ishobora byose, imbwiye ko ntagira icyo nkurebaho nabi cyangwa ngutwara. Ati iyo kiba itabimbwiye mba ngize icyo ngutwara. Nuko aramubwira ati niki cyatumye uhaguruka ukagenda utambwiye ngo nsezere ku bana banjye? Ese niki cyatumye ugenda unyibye? Ngo Yakobo nawe zibiranywa n'uburakari bukomeye, aravuga ati njyewe ntabwo nakwibye, kuko atarazi ibyo Rasheli yakoze. Nuko ati njye ntabwo nakwibye, noneho rero zenguruka mu mahema yanjye ushakisha ibyo bintu bakwibye, ubu bisangana ntakabeho. Nuko ngo arazenguruka amahema yose, arasaka. Ngo ageze mu ihema ngo rya Rasheli, ngo nuko Rasheli ngo afata bya bigirwamana ngo abishyira mu matandiko y'indogobe. Ngo nuko ngo arangije kubishyiraho yicara ku ndogobe. Ngo arangije kwicara ku ndogobe, ngo igihe ngo ise arimo asaka ihema, nuko ngo abwira se, ngo aramubwira ati nyaboneka ntugire ngo nagusuzuguye, ndi mu mihango y'abakobwa cyangwa y'abagore, ntabwo nakubahutse, ahubwo mfite iki kibazo. Naho yamaze guhisha imana z'ibigirwamana, azicayeho arasaka ararangiza arabibura. Ariko abura ibi bigirwamana nyamara bihari. Imana idutabara. Arabishakisha arabibura, ariko nyamara byari bigize ute? Byari bihari. Rasheli yarabyicaranye aho ngaho. Nuko arangije barasezeranaho. Bakimara gusezeranaho, nuko barasezerana baratandukana. Ariko umva ikintu gikomeye, ushobora kuzenguruka umuntu ukagira ngo nta bigirwamana afite, ukamuzenguruka ukamusaka, ukamuzenguruka ukamusaka, ugasanga ntabyo, nyamara byicaranye. Imana dutabara, Imana turengere. Ushobora kuzenguruka umuntu ukabona ibyo bigirwamana ntabyo afite, nyamara abyicaranye. Ariko umva ikintu gikomeye, ibi bigirwamana yari yicaranye Rasheli byatumye apfa atareze Benjamin.
byatumye apfa atareze Benjamin, byatumye apfa akenyutse kubera icyaha. Imana idutabara, Imana iturengere, Imana idufashe, kuko abantu bicaranye ibigirwamana byabo, kandi aba bantu babyicaranye barabihishe, bicaranye nabyo. Iyo ubazengurutse ubona nta bihari, nyamara ubwabo barabizi ko bicaranye nabyo. Nyamara ikigiye kubarimbura ni ibyo bigirwamana bicaranye nabo, nuko batabizi. Nibyo bigiye gutuma bacenyuka batageze kure, kuko bicaranye n'ibyo bigirwamana. Rasheli acenyuka atareze umwana we Benjamini kubera ibyo bigirwamana yari yicaranye atabizi. Yakobo akomeza urugendo, nyuma Rasheli aza gupfa ariko azize ibigirwamana. Nuko ngo bakomeza urugendo, nuko ngo bagera ahantu Imana iza kubwira Yakobo, ariho twasomye mu bice 35, igitabo cya mbere cya Mose, ibice 35, umurongo wa mbere gushyika ku wa 3 niho twasomye, niho turi buze no gusoreza. Imana iramubwira ati, haguruka wowe Yakobo, uzamuke ujye ku musozi w'i Beteli, hamwe navuganye nawe ku munsi w'umubabaro, hamwe navuganiye nawe wiseguye ibuye. Uhaguruke uzamuke ujyeyo, unyubakireyo igicaniro, kuko nabanye nawe mu rugendo rwose. Imana ishimwe. Yakobo akimara kubwirwa ayo magambo, abwira abantu bari bari kumwe ibintu bitatu. Arababwira ati, dore ikintu mugiye gukora. Icya mbere, mwizirure mukureho imana z'abanyamahanga. Icya kabiri, mwambare indi myambaro misha yo kujya kuvugana n'Imana. Imana ishimwe. Hari harimo ngo mwizirure mukureho imana z'abanyamahanga, mwambare indi myambaro misha yo kujya kuvugana n'Imana ku musozi w'i Beteli. Harimo ibintu bitatu. Imana yigeze ivugana nawe mu gihe cy'umubabaro. Imana yigeze ivugana nawe izuba ryakurengeyeho, irakurengera, iragutabara. Ibyo muvuganye byose birasohora ubyicayeho. Ariko haje ijwi ry'ubuhanuzi rikubwira ngo, ongera uzamuke usubire ku musozi w'i Beteli, wongere uvugane nayo. Ariko mbere yuko wongera gusubirayo, hari ibintu bitatu. Banza wizirure, ukureho imana z'abanyamahanga, wambare indi myambaro misha. Dawidi iyo yajyaga kuvugana n'Imana, yambaraga undi mwambaro witwa efodi wo kujya kuvugana n'Imana ishobora byose. Ntabwo rero imyambaro iyo ariyo yose wajya kuyivugana nayo n'Imana ishobora byose. Bisaba iki? Birasaba wizirure. Tarastiriba. Birasaba wizirure, ukureho imana z'abanyamahanga, kandi wambare indi myambaro misha yo kujya kuvugana n'Imana ishobora byose. Kandi wibuke nshuti mwana da, izuba ryigeze rikurengera, byigeze bigukomere, ujya ku musozi uvugana n'Imana. Umaze kuvugana n'Imana, ibyo ikubwiye birasohora, ubyicaramo, ubigendamo, urimo ubikoreramo. Ariko hari ibintu byamaze kukokipa. Ariko haje ijwi ry'ubuhanuzi rikomeye, haje irindi jwi rikubwira ngo, ongera uhure n'Imana y'i Beteli. Turi ku ntego ivuga ngo kongera guhura n'Imana y'i Beteli. Ongera uzamuke wongere ujye guhura n'Imana y'i Beteli. Ongera uzamuke wongere uvugane n'Imana y'i Beteli. Mwigeze muvugana mu gihe wari ubabaye, mwigeze muvugana byari bikomeye, mwigeze muvugana ubona nta kukurengera guhari, mwigeze mubona ubona urupfu ruri imbere yawe, mwigeze
mwigeze mubona nuryamye ahantu hakomeye, mwigeze muvugana uryamye ku gitanda uri mu bitaro, Imana ikubwira ko igukijije, Imana ikubwira ko igukijije ubwo bukene, Imana ikubwira ko igutabaye, Imana ikubwira ko igukuye muri rubanda, Imana ikubwira ko ikogeje, Imana ikubwira ko ikwimitse, Imana ikubwira ko igutabaye, muvugana kuko izuba ryari rirenze. Ryari rirenze, muravugana nayo kuko izuba ryari rigize ute, ryari rikurengeyeho. Ariko Imana irimo yongera ikubwira ngo ongera uhaguruke ujye kuvugana nayo ku musozi mwigeze muhuriraho. Imana ibwira Yakobo, iramubwira ati haguruka wongere ujye kuvugana nanjye Beteli, aho twavuganiye nawe ku gihe wari ufite umubabaro ukomeye. Ongera uhaguruke ugende. Ariko mbere yo guhaguruka, Yakobo agira ubwenge bukomeye. Umva rero, mbere yuko uhaguruka wongera ujye kuvugana n'Imana y'i Beteli, banza wizirure. Numara kwizirura, ukureho imana z'abanyamahanga. Numara gukuraho imana z'abanyamahanga, wambara indi myambaro mishya yo kujya kuvugana n'Imana. Ukureho ibizira byose wamaze kwimika, ukureho ibintu byose. Imana ikeneye kongera kuvugana nawe bundi bushya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikeneye kongera kuvugana nawe bundi bushya. Imana ikeneye kongera kuvugana nawe ibintu bishya. Ariko banza wizirure. Kure imana z'abanyamahanga, wambara indi myambaro mishya. Myambaro isobanura imirimo. Wongere wambara indi myambaro mishya yo kujya kubonana n'Imana y'i Beteli. Kuko Rasheli yishwe n'iki? Yishwe n'ibigirwamana. Yari yicaranye kuri ubu uzenguruka umuntu ukabona ari umunyamasengesho, nyamara ibigirwamana byicaranye aho ngaho, ukamuzenguruka ukabisaka ukabona ntabyo, ukazenguruka umugabo ubona ari umuntu w'Imana, ariko ibigirwamana nyamara nyirabyo arabyicaranye, ukamuzenguruka ugasaka ugaheba, ariko nyirabyo arabizi ko wowe urabizi kubyicaranye. Ariko haje ijwi ry'ubutabazi rivuga ngo banza wizirure. Numara kwizirura, ukureho imana z'abanyamahanga. Numara gukuraho imana z'abanyamahanga, wambara indi myambaro mishya, uzamuke ujye ku musozi w'i Beteli ujye kuvugana nawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ijambo ry'ubuhanuzi rikuze rikubwira ngo Imana ikeneye kongera kuvugana nawe. Imana ikeneye kongera kukubona imbere yayo. Imana ikeneye kongera kuvugana nawe nka cya gihe izuba ryari rikurenganye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ariko banza wizirure, kureho imana z'abanyamahanga, wambara imyambaro yo kujya kuvugana n'Imana. Imana ikeneye, nshuti mwene data, ukeneye kongera kuvugana nayo. Ukeneye kumenya andi makuru masha, ukeneye kumenya amakuru y'ijuru yo kongera kuvugana nayo. Ariko si ukupfa kujya kuvugana nayo gusa, urabanza wizirure, ukureho imana z'abanyamahanga, wambara imyambaro ujye kubonana nayo. Imana nihabwa icyubahiro. Ndabashimiye kubwira ijambo, kubw'ubuhanuzi bukomeye Imana iduhaye. Imana nihabwa icyubahiro. Amen. Narangije, mureke dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri Imana yacu iteka ryose, kandi uzatuyobora utugeze ku rupfu. Haleluya, haleluya. Uzatuyobora utugeze ku rupfu, niko bene Kora babivuze. Turagushimiye kuko ubanye natwe muri iri jambo, urishorereshe imbaraga z'umwuka we. Kandi Kristo mu ngeri mwiza rigira umumaro wo gutunga no guhindura no kurema ibindi bishya. Ndagushimiye kuko wumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha cyane.